Kamuye sha kamuye kamuye babarira kamuye uravuga ngo yabare babwiye iyabare oya iyabare babwiye ngo nakamuye oya cyane nibyoroshye iyabare toka ese wowe ko nimba nagutaranze wowe ko wagiye ukajya kwahiga ukajya gutingana nawe ubwo nibwo wabaye noneho umuntu kwirengagiza ko n'umugore wawe nanone yarongwe n'abagabo hafi 9-12 bose nanjye nawe basi suko narongwe n'abagabo 9 naragutaranze ko ndongora amasaha ariko se wowe wagiye byagenze bite wari wabuze iki wewe wagiye kurongora umugabo nimba ari umugore ubwo ni umugore kuko wari uri kumurongora wari kuzambaza cyangwa waje kunshinza none se wabyemeye ko tuzisabana toka ntago mbirukanka reka ntago mbirukanka kameramani unshyiremo ntago mbirukanka vuga hasi nkwereke fakama hasi icara icara urambye nibyo bihano se wambabarira uricaye cyangwa urapfukamye icara urambye usera arambye cyangwa arahagaze nkubwire nanjye akantu ngiye kukubwira rero nubwo wazigirwa ntiwampaka Sinanya ngusuza kandi nizere kumeze neza uri hose mu cyo byatandukanye iburasirazuba ibirangirazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Cekecu ishyaka manager udakina n'abana ukinanyina Ramaga Kigali ni ubuzima 50 dusaba byatandukanye mu bice byatandukanye twaje gusenya inkuta zose zisenyuka dusibanganye ibyo twasenye twaje no gutanga isanamitima ku badukurikira nakindi ngusaba ni subscribe like share ndetse na comment urabizi neza ko ndi umutananirwa sitwijya tunirwa kika twarwaye aba bantu muri kuri screen zanyu urabibutse we barebye ibiganiro nimutabibuka hitukora subscribe hameze kumubwira impamvu bari hano amahoro mumeze neza gake mumeze neza biraho umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye naratabaye narakoze mwami yarongera avuga ngo amenyo yaraye abasetsi abakunzi bacu n'abankurikiranye impamvu ndirimbe gutyo suko ndi umukristo ariko nanone abahanzi ni kimwe n'abanyamakuru turi ijisho rya rubanda ariko n'umuhanzi ashobora kuririmba indirimbo kaba nkandi yabikindi mbivugiye hano nari nyine umwana muto ariko irandirimbo cyangwa n'izindi ndirimbo hari ndimo zabibye urwango turi mu minsi 90 yo kwibuka abagize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni mpamvu mvuze gutyo so abadukurikiye ababyeyi bacu bakuru bacu barumuna bacu abana bacu abasaza abakecuru munyemerere batera agatebe umusase agakeka mu byo tuye kuganira hano nishimiye kwakira bwa kabiri asante nishimiye kwakira bwa kabiri arakoze cyane abadukurikiye mwabobonye ariko hari cyo mubazeho derukana mu buhe buryo yaderukana mufitanye ibibazo na shiri wanjye dushwana bitabaho dushwana inkundura birumvikana hari habaye iki ni ibibazo twari dufitanye byaba bishingiye ku buriri mu buriri ndani kwa ndani ndani Ceketu mu ndani kabisa iburyo ibumoso no hagati hepfo haruguru hose impande zose ubwo ni muri 5 impande zose ubwo ni muri 5 kuri 5 nibyo yego umusaduherukana ryari nge nawe nanjye rukana muza kundabuza nyine tu bivuge neza musaza mbo derukana
ubundi hari ibyari byabanje twahuye cyangwa tubanze dutangire uko byagenze. Okay, abadukurikiye reka tuvuge buri kimwe cyose kandi burya hari ikintu kiba kubera impamvu. Abakurikiye Kigali News 500, abarundi, abanyarwanda, abadiaspora, abari muri Oman, muri Canada, mu Bubiligi, muri Central Africa, ingabo z'u Rwanda basuje Rwanda Police. Ariko nanone abadukurikiye ahantu hari igisambo, hamagara ku 112 polisi y'u Rwanda uyibwira ati ahana nayi ibisambo byatujengereje, utanga amakuru. Ibisambo byawe byinshi mu mujyi wa Kigali. Nta gihugu bitagira ibisambo, ariko ibisambo bimeze nabi. Birimo biratera n'abantu ibyuma, birimo biranakometsa n'abantu ibyuma, birimo birashaka no kwica. Tanga agatego aho uri uvuga ati nyakubahwa Kabera, nyakubahwa mukuru wa polisi, nyakubahwa umuyobozi wese, karitsiye ni ibisambo byamaze abantu bibajojobye. Ndabeshya rata? Ntabwo ubeshya man. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya pe, bameze nabi cyane. Ijisho rya rubanda tutanga amakuru ku gihe. Anje Karame. Kataraya. Ndakumva cyane. Ishimwe. Ndakumva yose nayanze. Elize? Yego. Ibintu ni wane. Ni wane. So, derukana hano. Nahamagaye Elize, ndaguhamagara ntago mubana ariko mu buryo mu nyubaha nanjye buryo mbubahamo. Buri wese yaje. Yego. Niye mpamvu uri hano Kataraya cyangwa Anje? Mvu ndahangiye nuko naje. Urazamura ijwi mwumve neza. Naje hano mu buryo bwo kuganira nawe kuko urumva wanumiye, nagombaga kuza kugira ngo tugire ibyo tuganiraho. Bishingiye ariko ku magambo wambwiye ejo bundi. Yes, naye magambo oya tureka kubyo bivugiye barakubonye. Barambonye. Ariko hari abatazi nyine ko byagenze, ariko nanone impamvu wamumagaye ushaka kuhura na Elize wari ubonye iki? Wambwe n'abamuntu ngo niki kibaye? Nje nagize ikibazo cyo kubona video irantungura. Iyo video rero niyo yatumye nkwamagara. Nabonye video sheri wanje mbona Winsetsa ntabwo nshaka guseka ko ntabwo abari inkuru isekeje, abari inkuru babaje bayo. Naguhamagaye mu buryo bw'uko nembonye video umusheri wanje ariko bari gutingana, bari guhuza ibitsina ari abagabo. Ibibuno cya shani ibinyo. Cyabiteye nawe urakiye. Cyabiteye mana urakiye. Kome ekabanza bwuraza kuvuga. Nibwo buryo rero ngewe nabonyemo iyo video. Marahuza ibibuno nande se? Ige nayo. Niba bari bahuza ikibuno uko Yige naramubonye pe. Naramubonye. Bone wagaragaye amaso ku maso. Nabadukurikiye no mu jano ngo mukimubona. Oya nje niboneye video numvira nambabaje cyane. Yarambabaje. Kubona umuntu w'umugabo ahuza ikibuno n'iki ahuza ibitsina na mugenzi we ni ibintu biteye n'isoni. Kuvuga Abdulaziz yarari inyuma, Abdurrahman ari imbere. Ambabariye ko mbabarira cyane. Yango naguseka none. Uratuma rero nseka mu bikomeye kandi birababaje cyane. Akurize ko ntacyo byagutwaye. Byarakintwaye kuko byarankomerekeje. Sewe tumye ngenda. Byarankomerekeje cyane. Yawe ukomerekeje. Komeza ukomereka. Imana mbabarira rwose. Mbabarira. Sawanye. Yakomeza akomereke. Urumva nta nubwo ibyo yararimo wenda we afite ikibazo, urumva wagira ngo aranabyishimiye. Ndavuga ko byaneye ikibazo byankomerekeje ngo nkomeze nkomereke. Umuntu akoze ikosa n'umwe Misiya ne wanzanyanga hangana nyine naguje n'umugore wasunura mukubisa kabisa agati nakubitwa n'inkuba yakame wakamaye akubitwa n'inkuba site kamari uragakubitwa n'inkuba site kame nta kibazo ntabwo ivu n'uburozi yaba arengeye babwiye nibura ngo nkaguye
ngo kamuhe ya nakagwa kungufu ngo kamuhe nde kamuhe sha kamuhe kamuhe babarira kamuhe uravuze ngo yaba ari babwiye sibwo wako oya yaba ari babwiye ngo nakamuhe oya cyane nibyoroshye yaba soka utamufata ku ngufu none se ngiye kugira ndatumura mu jamagene cyo kugira byari kugira ngo muha akabizu tu na byari bazi kamuhe kwitama se yankundira kereka nkamwibye ase wareka bana ndabona ibintu ari bitakundanye ureke kunteza ibyo ntashaka kujyamo babarira se wagiye wemera nimwe ndakurangagira isoni oya urande ukagira isoni uyu nguyu ngize ngo nigiye ndeka man ndeka komandi sekon ase mu magambo arambuye ubundi abantu batubonye bwa mbere ni iki cyateje ikibazo cyawe cy'uyu icyateje ikibazo subwo icyateje ikibazo ni cyakubura wasanga inkomoko yarabaye nyirabayazane bura yabaye nyirabayazana umutanga imbeho ku rugi nyirabayazana niyo bura nyirabayazana nyine nawe arayizi twese tuyiziranye ndamaze ariko ubundi reka nkubwire sibyo wewe icyabiteye niwe ntandara ibintu byose kuko iyo bitaza kugenda kuriya unyandagaza kumugaragara abantu bose barambonye nabyari birenze nawe bura wari ufite ubundi buryo wabihinduramo kandi ubanza unatera umwaka ndagaza oya ntabyo gutera umwaka kuko nyuma y'ibya umwaka sawa nyine nibayige bawuguteye sawa ntari mbere bayige bamuteye niga bamuteye ese ngenera umwaka hasi reka ngwize ko wawe mu mara inyigiye mu mara imyaka ingaguteye ariko ikibazo cyatumye no mujya majyana ni iki ikibazo rero arabakubonye babizi urumva noneho hari n'abagiye gukona bwa mbere niki cyatumye no mujyama agenda ngiye kumubaza nawe ndamubaza impamvu yisanzari kubwire rwose ngiye ikibazo twagiranye aranakibuka arakizi twagiranye ikibazo kimwibutsa kuko we yahunze urugo kubera impamvu cyo mu buriri kugira ngo byagendaga bite mu kabariro yaranyemezaga nanjye ubwanjye nkibuka agise reka nkubwire icyo nyine warajugunye barasaba ntabwo nari nzi ko bizagenda ufite umwaka shafite n'umwaka nkimara kuva aha ngaha nkagenda naragiye kwa hari umuntu twari tuziranye mbere y'ibindi yuko mu mwana w'ingoyi sibyo yari inshuti yanjye zidaherukana turahura ni umukobwa se ni umuhungu ntabwo bikureba reka inshuti haba inshuti z'abahungu akaba n'inshuti z'abakobwa none se aho wambonye hari he ni ukuvuga ngo reka niwe ndi kubwira kuko ni nanjye wahaje niwe wanyeje abantu ngo babone video akaba arampamagaye njya mu kazi kandi cyaba ko nagiye nahamagarize namubura hari umujyamani wacu umamagara ngo ati umunsi waje kamfasha ereze ntabwo ari ahari yari yagiye muri batisime kandi biriya bintu kubibona byo kumutera umwaka ibintu nka biriya umuntu utarashaka yabibonye temutera umwaka wasana mu mutazongera kubyara bura rero waje muri sitasiyo utazi izarizo barampamagaye cyangwa kaiwe ngumabarira we ngo byafatanye se byari byafatanye koko ni ukuvuga ngo ubundi oya byari byafatanye kibuno cyayige ni nko gutera ni nko gufata umusumari ugafata inyundo ugakubita kwiwe n'agatora ntabwo winjira ahubwo ngewe ko nabibona aho ufata imisumari hasi mwana wibore yawe iracyabaho fureshi iriho ntarebe ntabwo irwaye ibisebe se nta bisebe ntabwo icyabiteye ariko sisita wasanga utera umwaka nubwo ntawemera umusharabiya bita umusharabiya umwaka w'umusharabiya imyaka twamaranye aho iyo mba nera umwaka mba nawumuteye kera reka nkubwire rero ibanga ry'abantu batera umwaka w'isiya iyo yishimye aba ari amahoro ariko iyo arakaye cyangwa akababara cyangwa akabura ikintu yifuzaga mu buzima urumva ako kanya aba yaguheneye ushatse kuvuga ko umwaka uhita uzamuka se cyangwa uhita uzuka wari warapfuye nzi arakuyemo ijipo kamenya anje urifuza iki hagati yawe na Elisa uno mujya mu iterano n'umunyamakuru n'umukameramani wanjye kameramani wanjye ni Rasta aracyari imanzi azagira umwataka nzamwereka
burase ni imanzi koko uwo mukameramani wawe warabirebye neza ubona ni imanzi. Amakuru mfite ndayazi. Ngiye ku mahirwe yanjye. Aracyafite ibishishi mu maso. Umugabo wanjye. Byacu umugabo wanjye. Igura mukumbuye. Igura mukumbuye. Rega. Ariko nimwahuriye. Kugira ngo reka nkubwire sibyo. Kugira ngo biriya byose bibi ntabwo ari uko biriya bintu mbikora. Kuko n'ikimenyi. Ntabwo amwe bikoze. Ariko ubundi waracumetsi baragucometse. Ngiye narakururaga gutya. Simenye wari imbere narakuraga mu murataro sinigeze mbibona ngiye nashyitse mbona ige nako nashaka kujya muri kamera njyewe ariko abakunzi bacu babibereke ariko reka ndeka kubibereka yewe uko nabibonye ntabwo yagendaga yagatunze reka nk'agatangazo gato rero ura n'umugore wanjye nubundi nago oya nubundi itangazo riva kuri wowe mbona nago ari ubwawe wari ubikoze nabonye ari ibintu umenyereye ngo birageze ngo ubone icyo utangarizwa no kuvuga ngo reka njye mbabwire ukuntu ariko vugisha ukuri ma n'ubundi reka mvugisha ukuri sibyo nyuma gutandukana n'uyu nguyu nari meze nk'umuntu ufite turoma ese ko wumvuga nkaho utanze agenda nawe ushaka kwibuka ahubwo niwe wabibonye nsanga ariko nta kundi byakira gutyo ariko nari gushaka kumwibuka ariko sister nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa nanjye sinarimbi tuvugisha ukuri sinzi ko ariko bigenda nk'amasaha abiri hari abagabo bashaka umuntu nkabazi ubundi urabona uri umujama hari umukobwa umwe uzaza akabatisha nime uburyo uzanzirika amasaha 3 n'ubundi we mugabo Ahubwo ndashaka nkubwira uko byari bimeze ngereka nkubwira uko byari bimeze natandukanye n'uyu nguyu mpura nuriya wampurujije inteza za satani mu kugira ngo duhure twahuye ubundi uriya mugore wawe uriya mu female avango n'umugore wawe mwahuye gute nyuma yo kutandukanye nawe no kuvuga ngo uriya mu mail urumva yari inshuti yanjye magara sibyo noneho bira ntandukanye n'uyu nguyu mpuza nawe turahura ariko ngeze mu buriri nina numva mbanye nzimuze nk'uyu musupera kwa muke nyine byarangiye gutyo nza kubona bigambo ntago bimeshe ku bantu badukurikira man niyangane nari yekane skwa nawe nyigikunda sinkundi yekane twa mu munsi umwe mwabonanye nibwo byagenze kiragifemeri nacyo nabonye ari muzigo ameze nk'aba bacecuru nkina nabo apana abana batoya tunenga n'ikigabo ejo muri cyasamagije umwana w'imyaka 6 wa kigabo ngiye ndi umuyobozi nago kubita umuhini mu mugongo guca umugongo wanjye wa mama nanjye mfite buryo namuhana mo pe wongo yarakabije cyane umwana w'imyaka 6 uyu mujama yisaje ajya afite imyaka wa mugore wawe narani 3 nazo ko akushe nk'ingahe ebye ni nk'ico nawe nzamutumira 10 ni mu sinabonye ashaje ibyo ni ibyawe aranduta nabi ibyo ni ibyawe wana cyambere cyo nuko mu buriri n'imeto bivamo ariko naha byavagamo warara wirangayeho nyama none se ko byavuyemo bikarangira ugiye ku mugabo mugenzi wawe ngiye ikintu cyabiteye manje nari nibereye muri diro sibyo ari umujama yaravuze ati kwanza yiga yarampamagaye uko yiga nyine turazeranye biranga nyine tu ubwo arahamagara ati rero hari amafaranga ari umuterankunga nabonye giye kuzajya agutera inkunga ukagira icyo ugeraho noneho ngewe ndavuga nti se afite angahe yambwira singo wenda ko ndi buyavuge biraba noneho muri icyo gihe nari ndi kuri ya mumeri ameri ni inshuti yanjye yari inshuti yanjye guhera kuva kera kuko hari ibikorwa nakoraga yaranganaga twahahirana nyine mu gihe nari hariya nkayamamagara yiga kugira ngo nuzuze inshingano z'amafaranga ngomba guhabwa ayo mafaranga yarazaga akajya ku mufuka wanjye kugira wako man ubwo no gukorera inda nyine mbe mukendambukije cyangwa nandavure mbeho ukuvuga ngo muri iyi minsi nta kazi mfite ndaho ngaho nyine ndandagaye nyine tu niba unabyibuka neza umwenda nirukankanye n'uyu nguyu nicyo niwo nambaye muri mu mene umwe mbeho
bivuze ngo rero man kiriya gihe uriya mugore si akubanza rero bari abaturanyi bamuhaye amakuru tu uko yajyaga aza nyine ariko mwarabaraga mu nzu umugore nyine twabanaga mu nzu nyuma yo kutandukanye n'uwo mugore yego twarabanaga mu nzu ase mwahuriye nyine nje nakubwiye ko ari akazi nakoraga mbere twarahahiranaga nyine kuko uriya mugore acuruza imbuto yacuruza imbuto ni ukuvuga ngo njyewe kumugura imbuto uzanire anje ni ukuvuga ngo njyewe ubushuti nyine bwarakomeje bugira ahantu ku buryo nshobora guhura n'ikibazo akamfasha ako njyewe naragenda musanga nakora mu meri n'ishuga mami sinzi warapfuburaga fresh agira aho mufashanya ni ukuvuga ngo byaje kujya mubwire se kuri danje byaje kujya mubwire kuri danje mu buriri kubita fresh kagena neza ariko zara umuntu abonye byemereye ko ari shuga mama sorry yabonye ka video ahita avuga ati yewe muntu mahira nabonye uri umugabo wa danje uri imfizi ya danje ngwino nsange yaririmbye indirimbo ngwino nsange anje reka nkubwire rero nanjye kuvuga ijambo abafana banjye bahita babona ko nkututse oya wahanutse se wasanga utaburi uwa mbere cyangwa utaburi n'uwa nyuma wabaye mu cyaro anje nyitembereramo tu ariko ugeze ubona iyo wanitse amasaka y'amamera yani basyamo nuzo bushera bakuramo bashishamo ikigage bushera cyangwa ikigage ujya ubona za nyoni ziza kugira ngo zirya ari amasaka sindabona zirarya ariko amasaka ndayazi n'inyuma oya ntago ziranyoni wazibonye se narazibonye bazita ibiki ibyonnyi ni ibishwi nawe uri igishwi yego niba ufite tujye tuvugisha ukuri wenda abakurikira Kigali News 25 bambabare wenda mfite ikinyabupfura gikeya ariko namwe tujye tuvugisha ukuri navuze ziranyona ariko ni ukuvuga ngo nimba ibintu biba koko umugabo wawe washatse akaba amara igihe kirekire ariko ukajya kumutaranga kuri ma YouTube ubwo se ukubonye abona ko uri gushaka kubaka no gusenya ari kuguteza none se wowe ko nimba nagutaranze wowe ko wagiye ukajya kwahiga ukajya gutingana nawe ubwo nibwo wabaye none umuntu kwirengagiza ko no mugore wawe nanone yarongwe n'abagabo hafi 9-12 bose nanjye nawe basi sugo narongwe n'abagabo 9 naragutaranze ko ndongora amasaha ariko se wowe wagiye byagenze bite wari wabuze iki wewe wagiye kurongora umugabo nimba ari umugore ubwo ni umugore kuko wara uri kumurongora yagiye kurongora umugabo mugenzi wawe kumutinganya bigenze ni umugore gabo nibyo ni ikimba ubwo ni ikinyabibiri ubwo ni iki njyewe se ubwo uri ndabagabo bose oya njyewe umugabo ubwo ni umugore ubu ni indaya ubwo ni indaya y'abagabo bose none se reka ntago ndi indaya y'abagabo bose ahubwo ndi umugore w'abagabo none se waretse nkabi ni umugore uri umugore w'abagabo nta mugabo ugira umugore umwe urumva umugabo yemeye kujya ku mugore wose ashaka apfa kuba yaguteresa ukamwemerera birahagije ariko nta mugore w'umugabo benshi nawe uri indaya y'umugabo ariko ase ko wambwiye ngo mbahoze ngo musembe baze ngo musubirane ko murimo gutana amagambo imbazo uwuziguye imbazo ubwo nyine kari agaciyemo nese ubwo nimba ndi igishwi nkaba ndongorwa n'abagabo 9 nkamwifatira ubwe atingana ubwo urambwira yuko wa mugore muracyabana sundige niwe ndaya cyane niwe ndaya mwaratandukanye ariko kubera icyakugira mu bapfumusi njye ahubwo niwe nakabibaje kuko njye nabonye mungwaho njye baramamagaye njya muri show ariko nakugiriye impuhwe cyakoze nawe urabizi nabonye nkuzi ndabateka nkufitire cyokora nanjye niyo mpamvu bamagaye nkitaba abe nariwe nyine n'ubundi nawe usinzira abayumva niyo usinzira abayumva wa mugano wa muhanzi reka twisoreze umwanzuro dufata wese sister urataha mu rugo rw'umugore wa mbere cyangwa ntabwo cyewe ku bwanjye ndumva
sheri wanjye nta kibazo Sheri rwose wawe. yashatse ko naha yose twatana uri umugore w'abagabo bose ngo sheri wa nabwo twatana kandi yakavuze rega nanjye umva kuva dutandukanye Eh. nanjye mfite aho mba ashatse kuza iwanjye uracyabaho mwabaga se cyangwa ntabwo ariho umukino oya urumva rega iyo abantu batandukanye urumva umwe akomeza ize n'undi agakomeza ize kera urumva mfite hanze nabaga nawe afite aho aba aho yasigaye aho twabaga urumva we yarahasigaye umugore unese umugore ko ari wahukana hari umugabo wahukana bibaho we hari abagabo bataye ingo zabo muri kino gihe atansiyo wowe kereka abagabo akaba atakwiye umugore wanjye nzaba ikibazo ku mugore wanjye kanigenda uyu mugabo rero umugabo wahukanye batanze amahoro uyu nguyu yatanze amahoro mu rugo rwe njyewe reka nkubwize ukuri njyewe rwose iyo nshaka iyo nza kuba ndi kumwe nawe yego iyo nza kuba ndi kumwe nawe narirajo mbona tuba twaranateye imbere ariko iyo tugumana mba narakwiciye mu nzu izina ry'Imana njyewe Oya, nuko tansi, iryo nibyo jambo- nirinze iryo jambo njye nibyo nirinze ahubwo uvuga ngo wakunze amahoro urigenda njye nanze amahane ndavuga nti kanigendera atajya n'ibindi bivuka kuko njyewe umujena nimfite uragaruka mu rugo rero turatahana agaruka turatahana ngo mutahane turatahana Sha ndabaherekeza kuri kamera. ibintu Umukozi wawe. byo kujya none se ko wamuteje abantu yarishimye ahubwo reka nkubwire sibyo mbabarira tubanze tuvugane umbwire nimba turi butahane ubundi ishyaka hari ikintu bita ubwenge urumva hari ikintu bita ubwenge n'ubwenge twa ubwenge n'ubwenge ako se wari ubwenge ibintu ubwenge nk'ibyo twa pe. ni iki ubwenge twa njye nabasabye ngo muhure mwiganirire nabahuje mwese mutahane mu rugo nkubwire turatahana njye uyu nshaka ni umugore ariko uyu nguyu afite umugore nawe nubwo sinzi muracyabana harya ni ukuvuga ngo ntabwo turi kubana muri ino minsi biki babyeyi njye boro nabanje kwihasorera nawe ariko se babana nzamuganiriza gute ntabwo uyu mugabo rega nubwo njye no gusaba imbabazi uyu mugabo ntashobotse nese nimba twaratandukanye agashaka undi mugore njye numvisha nawe neza bagatandukana, numvisha neza uri akajya kuvuga mu ngo bagabo, ishyaka akajya wamaze mu kugira bagabo ngo bagenzi bawe. dusabane imbabazi sibyo ehe waje kuzana imbabazi cyangwa waje kunshinza none se wabyemeye ko Zinaba. tuzisabana toka ntabwo mbirukankaho reka 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 ntabwo mbirukanka kameramani ntukiremo ntabwo mbirukankaho ntabwo mbirukankaho kameramani ntukiremo simbishaka ibyo nirinze tuba mbikora aha ngaha mbabarira afite umugore mukuru ituwanjye unyurwa n'ibyo nkora ituwanjye unyurwa wemera n'ibyo amasaha nkora atatu basi ntidutahane Ikigoryi ntidutahane cy'umugore ariko ngo- umbwire ngo ko amasaha. oya mbabarira ngo amasaha Ngo amaki? nzayihanganira se ariko ugaruke wibutse amazi arenze inkombe se mbabarira nganyumvira oya nambabarira garuke mbabarira undeke Mbabarira. mbabarira undeke mba nakemera kandi na buri siya niwe kimwe wamuzanye aha ngaha Eh, ntagira oya icyaha. nabibasabye mwese murabinyemerera ndemera buri kimwe ariko aho kugira ngo uremera iki se uremera amasaha abiri uyamare yemera nayo pe aho kugira ngo reka nkwerekere Aya ngabo reka umutima. nkwerekere aho kugira ngo pfuka hasi nkwereke Sha, nta kibazo Pfukama hasi. Pfukama hasi. ndabikora rwose icara Ndetse nibyo icara bihano. urambye nibyo bihano se wambabariye uricaye cyangwa urapfukamye icara urambye ubuse ararambije cyangwa arahagaze nkubwire nanjye akantu ngiye kukubwira rero nubwo Kamera- waba uzigirwa ntiwamfata baramuzize